yandika irekare ayandikira wa mukobwa Mm. andika naragukunze nyine ibintu byinshi yarangije hasi arangije aravuga uti yari uyu munsi ukwiye kwizihizwa n'abantu Mm. by'umwihariko bafite abakunzi Mm. umwe bafite usanzwe turongera turabakiye kuri ino channel ya Soso TV show nge mwumva ni Nyaga imbere ya kamera murimo murahabona mama wanyu cyangwa se Soso wanyu kuri ino channel bita Soso TV show. Niba utarakora subscribe nakubwira ngo ugikore vuba vuba kugira ngo ibindi biganiro bize kugeraho imbere cyane. Twakiriye Soso ndabona ahantu hose agaragiwe n'ibintu by'umutuku gusa. Soso amakuru ni meza komona uno munsi waje wambaye neza cyane waje ukubiye noneho kuruta ibyo wazanaga mbere uno munsi mbanza wavuye Dubai. oya ntabwo navuye Dubai nta birenze kubera ikintu uno munsi waje wambaye umutuku n'indabyo umutuku sinzi ikibazo nanjye uno munsi ndabona n'abantu bose bambaye gutya nanjye sindamenya indabyo nawe wazibonye navuze ni reka nze mbaze Soso. uyu ni umunsi udasanzwe umunsi wa Saint Valentin umunsi w'abakundanye kandi bagikundana apana bakundanye ibintu byabo bikaba expired wapi ni umunsi w'abakundana kandi bazakomeza gukundana. Uyu munsi rero twaje kwizihiza urukumva njye uyu munsi natekerezaga ko nta n'ikiganiro ndi bukore ariko abafana banje abakunzi banje ewad mbere na mbere kivuga kuri gutyo abantu bari bamereye nabi nawe ndakeka bari bakumereye nabi cyane urabanza babwira aho wari uri rero nanjye nacugucagaho gutyo nkiregura banza babwira ati narinde gutya nagira ngo ariko ibyo ari byo byose bazara baragiye gushopinga imyenda n'indabo kugira ngo ubazanire n'abagwanga indabo bose kugira ngo uvuge ngo nzagaruka kuri Saint Valentin ngira ngo tuganire. Oya ntabwo nari nagiye gushopinga nari mfite akabazo gatoya muri iyi minsi hari utuntu nari mugiyemo kugira ngo abantu bawe rero mubimenye nuko nababwiraga wowe uzaza wakora ibintu biri kiriya bimeze neza nari nyibategurira ariko kubw'amahirwe byahuyemo n'uyu munsi udasanzwe abantu benshi bishimye nanabifuriza kugira ngo ibyishimo bafite babikomeze mpaka kugeza umwuka wabo wa nyuma. Ukuntu wambayeho twabivuyeho izo ndabo sasa izi ndabo bizereka abantu muri kamera bazibone izi ndabo nazihawe n'abantu bankunda batangiye kurikirana Soso TV show. Abantu bo kuri Soso TV show nekereza maze kugira abantu benshi abantu basatira 100 baba ari benshi njemba numva ari ibintu bikomeye nekereza na n'ukwezi no channel yari yamara rero kuba nagira aba subscribe ndakeka habura aho bake kugira ngo babijana ni ikintu kinyemeza yuko bandeba bankunda bankurikirana so rero uyu munsi banyohereje indabo tunabashimira cyane nanabashimira mbikuye ku mutima cyane nazishimiye kandi mwakoze kunyereka urukundo rwanyu nanjye ndabakunda cyane tubwiye ngo turabakunda aho babona kino kiganiro muri uno mwaka waje ubazi ku bya Saint Valentin sasa nibyo tugiye ko ntabwo namutse cyangwa kugira ngo tujye mu bindi bintu byo ku ruhande utanjyana mu bindi bintu ndabona mu kanya ruryoheje inkuru ushaka ko tujya ku ruhande ndashaka ngo namutse tugiye kuri Saint Valentin rero kuri wowe ubona imbere na mbere bajya bavuga ngo hari imigani myinshi mu kinyarwanda bajya bavuga ngo ujya gutera uburezi arabwiba nijya kurishera ku rugo namutse duhere kuri wowe Saint Valentin ni iki kuri wowe? Mbongeye Saint Valentin ntabwo nayifataga nyine nyiri umwana nyine nyiri mutoya ntabwo nayifataga nk'aho ari ibintu birenze numvaga ari umunsi nk'uwundi ntaragira aba boyfriend naho mbagire ariko nkumva ntabwo binshishikaje ariko uko ngenda numva ibiganiro ngenda mbona uko imyaka igenda yiyongera aho mbona hari abantu mbona bya bintu biri seriye kuko uyu munsi isi yose irawizihiza yego irawizihiza noneho utawizihiza bari umuntu ku giti kiwe utabishaka nyine aho ntekereza yuko buri gihugu nyine bameze nkanjye hari n'ibihugu bitanabyita Saint Valentin hari amazina menshi buri gahugu nyine n'umuco wabo ariko uyu munsi tekereza ko umunsi wahereye kera ku bw'abaroma uno munsi bwo mu mateka mugane bari danje mbere yo kujya gutangira ikiganiro basobanura n'abantu ho gato kujya banamenye bamugane Saint Valentin tujye kumva iki kiganiro cya Soso ese yavuye hari n'abantu baba batanabizi bazi ko mutsenda bazi ko uri kuri kalendari nyine bazi ko byanditswe gutyo njyewe rero nta byinshi muziho ariko nigize gusoma igitabo hari ibitabo nigize gusoma ni kimwe ubundi nza no kumva nyine hari ukuntu amateka agenda ahurirana ndongera kubyumva ahantu mpita mvuga ko nyine byabayeho ubundi ngo hariho
abantu bitwaga ba Valanti batatu Mm. bari abapadiri. Mm. Noneho uwo bibanzeho cyane ari nawe watumye aba fondasiyo y'uyu munsi Mm. nari umutagatifu witwaga umupadiri witwaga Valante Mm. w'i Roma. Mm. Aha noneho uwo mutagatifu urumva nyine bajya kumwita umutagatifu kuko yakoraga nyine ibintu by'abapadiri cyangwa se ibintu byiza. Urumva icyo gihe yari umupadiri. Rero hari umunsi muri icyo gihugu ngo bari harimo umwami witwaga Claudius. Claude yari umugome bya hatari. Abantu babyumva ntari kubivuga neza barambwira neza muri comment. Urumva hariho abantu baba babizi neza. Yari umugome noneho ngo hagera igihe mu gihugu cyaba nyine intambara. Iyo ntambara agira ikibazo cy'abasirikare bakeya. Bakeya noneho kandi muri icyo gihugu hari harimo abagabo bakeya n'abasirikare bake, noneho harimo urubyiruko rwinshi, ingimbi. Kandi ingimbi nta yindi target baba bafite, bitegura gushaka abagore b'abagabo. Noneho ubwo ngubwo barangije umwami aza kwigira inama aravuga ati nta kundi nabigenza bano basore banjye, ntabwo umwanzuro ni uwo kugira ngo bareke gushaka, baze mu gisirikare batoze nibarangiza bajye ku rugamba. Noneho aza kuvanaho ibintu bya mariage kugira ngo nyine icyo cyemezo kirafatwa, kugira ngo abantu nyine bataza guhugira muri ibyo, guhugira mu bintu byo kwimariya, kugira ngo bagure urukundo rwabo. Noneho icyo cyemezo uwo mupadiri ntiyakishimira, uwo muvalante w'i Roma ntiyishimira icyo cyemezo. Arangije akazajya akora uko ashoboye agasezeranya abantu rwihishwa, agasezeranya rwihishwa, abakundanye bose bakaza bakamusanga akabasezeranya. We urumva yishimiraga ko umuryango wiyongera. Nyine ubundi yizihizaga urukundo cyane, yarushyiraga imbere. Noneho arangije akajya asezeranya rwihishwa, umwami aza kubimenya biramubabaza. Wari umugome ariko biramubabaza. Bimubabaje aza kuvuga ati gushyiraho itegeko yuko uwo mupadiri Valante bamwica, nyine bamufunga, bakamufunga nyine kuko yakoraga ibintu bitemewe muri make. Yari yafashe ibintu bihabanye n'itegeko ry'umwami. Arangije aza gushyiraho itegeko baramufata baramufunga. Noneho hari umuntu ukuriye gereza yari afungiyemo, yari umusaza nyine ngo afite umukobwa mwiza w'icyo gihe. Valante ariko yaramukunze, yarabuze. Urumva abapadiri ntabwo bafite uburenganzira bwo gukunda, turabizi baba bariyeguriye Imana. Noneho Valante akunda uwo mukobwa w'uwo murinzi, abura uko abivuga ariko nyine yarashize. Baramufunga bakajya banamukubita bamutoteza. Igihe kiragera, umunsi nyine bari bavuze bari kumuca igihanga. Valante yandika iletere ayandikira wa mukobwa, yandika ahantu aragukunze, nyine ibintu byinshi. Yarangije hasi, arangije aravuga uti yari umutagatifu Valante ugukunda, wagukunze, ibintu nk'ibyo nyine iletere nyine. Noneho Valante bamuciye igihanga, nyine yapfuye ku itariki 14 z'ukwa kabiri. Niyo mpamvu bahise bavuga ngo niyo ntandaro nyine ya Saint Valante, bavuga ngo Valante yapfuye ku itariki iyi. Kubera nyine ari umuntu w'umukozi w'Imana, yari yeguriye Imana, yitwa mutagatifu Valante. Gutyo bavuga ati mutagatifu Valante niwe umwami hari w'urukundo icyo gihe. Niho havuye ku bantu nyine batari bazi inkomoko, ariko nanone hari abantu babyumvishije ko bisobanuye bitandukanye nuko babizi, baza kubwira abantu baba babizi ko bitandukanye. Gusa abagukurikira bo n'ibyo ngibyo kandi wakoze research. Abagukurikira banza bumva ibyo ngibyo. Sasa noneho ngo twinjira mu kiganiro nyacyo, noneho twamenye ngo ese uno munsi wavuye he. Sasa noneho tujya kumenya ngo ese uno munsi mu Rwanda cyangwa se abanyarwanda muri rusange, so bitewe n'ukuntu ubibona, ndakeka urabibona nk'uko babivuze ati ukiri muto ntabwo wabyitagaho. Abanyarwanda bo ari mu cyaro no mu mujyi, ubona ahantu uno munsi waha agaciro ari hehe? Uyu munsi abantu baha agaciro ni mu mujyi, akenshi mu mujyi, kuko nibo abenshi baba bisobanukiwe kurenza abo mu cyaro. Ntekereza ko hari n'abo mu cyaro babigenderamo mu Kigali cyane, kumva ngo nyine ngo Saint Valante today ni Saint Valante, bakagenda batazi ngo byagenze gute. noneho bakishimisha ariko bo mu mujyi baba bisobanukiwe. Nibo rero umubare munini uwo mu mujyi niwo wizihiza Saint Valante kurenza uwo mu cyaro. Okay, noneho muri make ikindi kibazo nanone mfite,
nkunda kubona njyewe ugasanga abantu barimo barajya kwizihiza Saint Valentin, umuntu afite nk'abakunzi nka 5 yego ari umwe yego noneho ugasanga umunsi wa Saint Valentin wageze yashyushye arimo kunyura anyura hirya agaruka kibaza se uno muntu ibyo arimo arabizi bavuze ko Saint Valentin izihizwa n'abantu bafite abakunzi benshi. uwo ni wowe ariko ni wowe oya turimo turavuga ku bandi bantu mfite n'abashuti rega nese we ntabwo bafite nanjye ndabafite usanga mu buzima busanzwe akubwira ati ngewe mfite runaka na runaka uwo munsi wagera ugasanga arakubwiye ngo ewana ngo reka njye kwizihiza umutwe yakubwiye ko afite nk'abashe 3 urubaza bose arabaguza bagahana indabo cyangwa se bakabiganira ubwo arabagenera amasaha noneho kuri wowe ubona uno munsi ukwiye kwizihizwa n'abandi cyangwa se n'abantu bameze bati uyu munsi ukwiye kwizihizwa n'abantu by'umwihariko bafite abakunzi umwe bafite benshi nyine abantu gufasha abantu umuntu ufite uzi ko afite umukunzi ubwo nshatse kuvuga harimo ingeri ebyiri umukunzi umugore umugabo ingeri ya mbere ingeri ya kabiri abantu b'abafiyanse bitegura gushakana icya gatatu girlfriend and boyfriend ntekereza ko ari izo ngeri ziba zigomba kwizihiza Saint Valentin nimba utari muri icyo cyiciro nta mukunzi ufite mu mazi ikindi wenda nanjye genda mu buriri uryame usinzire nanjye n'ikindi nababwira uno munsi ukwiye kwizihizwa wenda ukumva wenda umuntu urimo kuvuga ati ngiye kwambara neza ngiye gutegura akarabo gutya na gutya ukaba ari umuntu uzi urukundo icyo ari cyo navuga muri make umuntu uzi urukundo icyo ari cyo uvuga ngiye nkunda uno muntu gutya na gutya apana abantu usanga agiye kwa runaka kagenda gutya na gutya ba nyine umuntu uzi igisobanuro cy'urukundo niwe ugomba kwizihiza uyu munsi kuko hari n'abakundana mu kigare batazi ngo ese urukundo rwacu rufite iyihe ntego urukundo rwacu ruzagarukira hehe se urukundo rurarangira uyu munsi ariko se sasa urakoze hari abawizihiza gutya bakajya banasohoka ugasanga nawe umunsi batandukaniye yego nawe rwose nkugiriye inama wakigera mu mirimo yawe umunsi ukarangira kuko hari ukuntu ujya mu rukundo ukaryoherwa narwo umva ewana rukakuryohera pe kuko burya urukundo ntibazakubeshyere uraryoha kandi nyine ruryoha bitewe n'uko warwitwayeho noneho bikakumerera neza bikagera aho nyine ukishimisha isaha imwe ariko ukazaregreta ubuzima bwawe bwose so rero abantu nk'abo ngabo nibo ndi kugira inama mvuga ati sha biba byiza uzi neza yuko bizakugendekera nyine ntamenya aho bwirageze ariko uzi urwo rukundo urimo nta ntego mbese nyine nta waruvamo pe hakiri kare wabireka rwose uno munsi ukawukwama yego apana kugendera mu kigare ngo ubone mugenzi wawe yishimye bamusohokanye ngo nawe uvuga uti ewana nanjye umunsi ni uwanjye. Ikindi kibazo nanone ubundi uno munsi nyine kuri uno munsi urabona hari igihe ubona umwe yaguze akarabo nawe ukagenda ukagura indabyo ukaba uzi ko ari umunsi wenda wo gutanga indabo. Uno munsi wakizihijwe gute? Uyu munsi ntabwo ari uwo gutanga indabo muri rusange, ntabwo ari uwo gutanga indabo kuko hari umuntu ukunda indabo hari n'utazikunda. Yego umushuti wanjye arabizikunda, ese wowe urabizi neza ko umushuti wawe azikunda? Madamu cyangwa se mugabo urabizi ko umupatineri wawe akunda indabo? Hari n'ukunda isakoshi, hari n'ukunda makeup, hari ukunda just kurya. Wana ukumva ko Saint Valentin yiwe umunsi we wagenze neza kubera yuko KFC yuzuye mu nda. Aratangura ariko kitavuga ngo ubu munsi ngo no byabaye ngo no gutangurira kandi bamwe ugasanga ruhaye umuntu rura wavuga n'umuntu utandakunda n'ibintu by'indabo. Nyine ikiza nuko wakagombye kumenya umukunzi wawe akunda kandi burya ntibazagushuke umuntu ukunda ubuzi n'ibyo akunda. Ahubwo bamwe ntabwo bagakwiye kubimenya kuko ububizi. Ububizi pe ububizi noneho kandi urukundo ni ibikorwa. Nanone ntabwo wakunda umuntu burya gusa ndagukunda wapi bimwereke nuko nakora dukunda abantu batwereka urukundo. Ikindi njye mfite uno munsi nazanye ibibazo rega mbariza abafana nabo muri ko batware bari kuzabishyiramo. Ni gute wamenya ko umukunzi wawe agukunda byanyabyo by'ukuri? Urabona twe abantu bose barakundana ariko kugira uzabimenye ni ahantu bagira bapimira ngo ujyane bajye kumupima we kugira ngo ubimenye.
kugira ngo umenye ko umuntu agukunda bya nyabyo, kugira ngo umenye umukunzi wawe ntago akugirira ipfunwe mu bantu, aba yumva yuko nyine ahantu uri kuba uhari nta kintu byamuhinduraho, ariko nanone byamushimisha. Ikindi umuntu ugukunda bya nyabyo agiramo akantu ko kugufuhira, bitabaye byinshi nanone bitaba ari bikeya, nanone atagufuhiye ntabwo yagukunda, ariko iyo arimo akantu gakeya nanone bitari nyine too much, aho aba ari sawa, aba ari sawa cyane. Ikindi umuntu ugukunda hari ingeso zawe yihanganira, hari utuntu twinshi uba waramubwiye ukunda nyine wenda nko mu ntangiriro z'urukundo rwanyu, ariko ukagira ngo yabisize aho, ariko ukagira igihe runaka at the end of the day ugasanga ka kantu wamubwiye, nimba wamubwiye ati sheri bijya nkunda indabo, nkunda ahantu indabo ziri haba hahumura neza, ukajya kubona ukabona avuye mu kazi akozana indabo, kuko bya bintu namubwiye nyine arabyibuka, icyo gihe ntikigaragaza yuko ikintu wamubwiye aba atagisize aho ngaho. Icyo ni ikindi cyane kikwemeza ko umuntu agukunda. Ikindi hari nk'ukuntu uba ufite akazi ugataha unaniwe akagukuramo n'inkweto, ako ni akantu kagushimisha ku bantu bakundana, karagushimisha cyane uvuga ati akagutekera wenda nyine mbega nko kuri uno munsi wajya ukora ikintu udatuwe gukora ariko uza nyine hari nk'akantu anyuzamo mu buzima bwanyu bwa buri munsi, akakanyuzamo utuvuga uti arankunda. Ikindi nanone bamwe wenda mu bantu bakuze baba bazi ko uno munsi ari uw'urubyiruko, abantu bakiri bato munsi y'imyaka 35 kumanuka, n'abari hejuru ya 35, 40, 60 kuzamuka, byo ntabwo bibareba. Oya, urukundo nta limiti rugira keretse umuntu apfuye. Kuvuga ngo uno munsi wagiye uba kuri buri muntu wese kuva ku myaka ufite kugeza kuyo ugejeje aka kanya, ushaka ufite n'imyaka 200 kuva ku myaka y'ubukure, suzi ko leta yacu yemera ko 18, ariko namugana andahita ntabwo bazi byaricyo, baba banabizi ariko nta burenganzira baba babifitiye bwo kubikora. Bananabikora, simvuze ko batanabikora, ariko burya ukigira imyaka 18 wemerewe urukundo. Rero hari n'abantu bashaje baba bafite urukundo rurengeje n'abantu bakiri batoya, ariko abenshi baba bazi ko nyine ngo ari iby'abantu bato. Oya, nta limite ntazo, abantu benshi banasaza bakiri mu rukundo. Ubwo kuri uno munsi ndakeka ko uwabaganirije, ibindi ubazashaka kuza muri comment, ikindi kiganiro kizakurikiraho mbere ko tutangira ibindi tuzaza tubivugeho. Ikindi nanone nshaka ko tuzadukora, abantu baza bandika muri comment ibintu bashaka ko tuzatumukorera, yaba njye cyangwa se yaba we, abantu bashaka ko ibintu wenda twavuga muri make ukavuga ati turagira ngo azatwereke iyo ari mu rugo. Oya, ibyo ntabwo mbishaka. Abafana banditsemo bazabyandika kandi sinjye bivuze, nibisohoka uzangurira kandi bazabivuga. Bajye mwandika muri comment muvuge ati turashaka ko azatubwira kuri iki kintu iki n'iki, turabona ko abashoye kazadukorera aka kantu, hari n'umufana wawe ukora akavuga ati yenda ashaka ko nakorana ikiganiro na Susa, nabyo ukabyandikamo, washyiramo nimero yawe mukavugana nabwo tukazakoresha ikiganiro. Kuri uno munsi twabasezera gutya. Oya, hari ikintu nshaka kubwira abantu baraburi. Bakunzi banjye ba Soso TV show, namwe kandi mutari mwabona ino channel, muri bashyashya mukore subscribe kugira ngo bizajye bageraho ibiganiro dukoze ako kanya, namwe mwenjoyinge nkuko natwe tuba turi mu buryohe. Noneho ikindi, uyu munsi ntabwo usobanuye, ni nk'akantu k'inama, ntabwo usobanuye ko ugomba kugasiya, none ntabwo bivuze ngo ndajya gushopinga n'ibintu utateganyije wapi. Ikindi nta nubwo bisobanuye ko uri butange ukiyibagirwa nawe ukitanga birenze, wapi, ntabwo ariko bisobanuye. Kugira ngo mbagire inama, kandi nanone ba mama ba papa mwifurize umunsi mukuru mwiza abagore banyu, abagabo banyu, abasheri banyu, kuko burya biba byiza kurushaho, byongera umubano, byongera urukundo, mbese byongera uburyohe bw'urugo. Icyo kintu mucyiteho ewana,
uyu munsi ubabere neza nyine tugira vuba tujya kwa porodinga babibona hakiri kare hari n'abantu baba bari mu kazi no niba baramuka bakiwe bahita babyibuka bishoboka ko n'umuntu yaba yanabyibagiwe nabi umwanya ariko byaba byiza kurushaho ubihaye umwanya muri make byari ibyo ngibyo. Abandi rero icyo twabwira man please mukore subscribe aho hasi kuri video murabona ahantu umutuku utarayikoze kandi kuzogera kujya video igisoko uhita uyibona atasha n'amatsiyerisi hanyuma muri comment wandikemo kigarukuru cya cyakugendekeye urabibona wandikemo utange like ukore na share ku bandi nabo babimenye ndakeka Soso TV show aba ibintu byiza ubwo dusubire mu kiganiro cy'ubutaha bye bye ntabwo azongera gucamo indi minsi myinshi nicamo Soso ndahita mbereka hatuye muzaza kumufata ndabakunda cyane mwumvemo ikaze ko muzajya muza kuri Soso TV show mukishima mukidagadura okay mugire umunsi mwiza wa Saint Valentin.